uzi ihangane zihangane bibaho ni igikomere ari ukuntu umuntu abaho ubuzima bubabaje urumva n'ubundi wari imfubyi icyo gihe wari wagiye guca inshuro ubundi ubuhamya bwa Jose buri mu masizoni kuko urumva ubuhamya bwe mu gice cya mbere kubana na musaza we mu muhanda iki ndamuzi nanamukundaga cyane ndamukunda Ezira Mpyisi yari umupasiteri mwiza kuri Ezira kinyobora ubuzima bwanjye bwose Ezira yarambwiye ngo nintanywa inzoga sinsambane nzarama turabashuje tubifurije amahoro kandi mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi twizere ko aho muherereye mwese mushima Imana kandi niba utameze neza inshuro nyinshi dukunda kuvuga ngo humura Imana nawe iraza kukuremera umunezero murabizi ko inshuro nyinshi dukunda kubazanira byinshi bituma imitima yanyu ihembuka n'uyu munsi rero turagarutse njye wumva kuri mikoro ni Zakariya cyangwa se bicyaye nk'ibisanzwe murabizi ko tumenyeranye nyuma ya kamera tuba turi kumwe na Edizo hanyuma ni nawe bafatira amashusho meza mubona umunsi ku munsi uyu munsi rero nanone turi kumwe n'umutumirwa turi kumwe n'umukozi w'Imana turi kumwe n'icyamamare ariko kandi cyamamariye muri Kristo hanyuma hari abantu bashobora kuba batubonye ari ubwa mbere cyangwa se batwumvisha ari ubwa mbere reka tubabwire ngo ntibagende badakoze kimwe duhora tubifuza ko mwakora subscribe mu bikore hanyuma kugira ngo ibyo dukora umunsi ku munsi birushaho kubageraho byoroshye cyane uzaba udushyigikiye uzaba uduteye inkunga hanyuma ikindi niba ushaka kugeza ibitekerezo byawe hano ntacyo bitwaye bishyira muri comment cyangwa se niba ufite ubuhamya ufite byinshi nawe wageza ku bantu kugira ngo bahembuke imitima watwandikira kuri izo nimero ubona kuri screen cyangwa se ukaduhamagara ntacyo bitwaye ushobora kuba wifuza ko twakamamaza ibikorwa byawe nabyo ntacyo bitwaye turabikora twakwamamariza hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza hanyuma turi kumwe na Jose kandi nanone Jose karama ashimwe Yesu ibihe byose icyumweru cyiza kuri twese umeze nk'umuntu uje uvuye gusenga ntago byabura yarimo kandi ndayakomeje n'ubu urayakomeje icyumweru cyagenze ute wane ubaye nk'awaki utangiye kunsetsa ku cyumweru koko ubaye nka wa muhungu witwa nk'inyogoye ubaye nka wa muhungu witwa inyogoye ngo ni wane ni waneza ni wane hanyuma icyumweru cyagenze waneza yego wafashijwe nta kibazo nta mpungenge nta kibazo oya nta kibazo vraiment donc evento ni wane hanyuma abantu benshi bamaze kukumenyera yego kandi ufite abakunzi kumenya abamenyera simba keneye amen bamenye bakumenye yego ako kantu nako niko nico icyo ntaco gitwaye kukumenyera nabyo ni bibi yego hanyuma abantu benshi bamaze kukumenya ariko hari umuntu ushobora kuza ari ubwa mbere akibaza Jose ni muntu ki ese ninde nagira ngo byibura ubanze wibwira abakunzi bacu murakoze cyane my name is Josepha Niyomukiza Josepha nitwa Niyomukiza Josepha ndi umumama w'abana batatu n'umutwaro umwe ndi umukristo wo muri Anglikani nkunda gusenga ndi n'umuvugabutumwa bwiza bukura abantu mu byaha bukumbuza abantu ijuru ndetse n'ubugingo mimi naitwa Niyomukiza Josepha niko mama wa watoto batatu na bwana mmoja na wapenda sana watu wote wenye wanasikia Kiswahili wa Ukavu wa Ujumbura
wa Goma, kaka yangu Juste Goma na kusalimia, baba yangu Dunia, baba yangu Berte, kaka yangu Amose Bukavu, nyi wote nawasalimia na wapenda sana. Amen. Sha noneho pe muri iyi minsi uri kunkomangira Ndi kugucyaha. uri muranyaha pe ko ntajya nkumenyera. Oya ntukamenyera. Niko karame tukaze wamumenyera. Noneho ku Giswahili cyo ndakimanuka koko. Undi Abanyamulenge ariko tuba twamatuzi n'Igiswahili. Soza n'Abarundi. Ndamukije Abarundi bari mu Cibitoki cya Rugombo, i Bujumbura, Ingozi, Rumonge, ndabakunda cyane. Shuhuje Abarundi bari muri Canada, Amerika, Australia, i Burayi, mu Buholande, mu Budage, aho muri hose, Abanyamulenge, Abakongomani, Abanyarwanda, ndabaramukije cyane. I love you so much. Amen. Ngewe ndumva nifuza yuko wajya uvuga mu ndimi zose. Ariko Rugande hari ikintu ujya umenyaho. Yagala embato. Yagala epesa. Yagara ndibutse bityo umwatangiye ikiganiro mutamvuze nakuvuze yogala epesa epesa ubwo ushatse kuvuga iki mu mafaranga abugi umuntu wese ugiye kumenya ibintu hera ku kantu k'amafaranga amafaranga n'uvuga icyongereza wese give me money nawe Imani yaduhe yagara pesa gusoza mu Kigande bavuga ngo iki Katunda wa miguru na miguru gusoza mu Kigande baramusaza none se gushimira mu Kigande mwali ariko hari abari kugukopeza harabubona se abantu bari kugukopeza je umuntu ko message wanakubwira bari kukwandikira mubonye hari ikintu nsomye rata nta kintu nsomye none se webare nyo webare bagukopeje webare abantu bari Kampala SP webare ni benshi mfite Kampala bankunda webare hanyuma wenda dusoza Esther webare dusoza gusuhuza abantu bibushi ibushi ubwo niho ubundi ibushi ni za Nkombo hakurya iyo ngiyo ku mazi mwarigerere bagahita bansubiza ngo cyo ni igiki kimpumuriye we n'umugisha Imana itanze ndagira ngo usuhuza abantu mu mashi si mwarigerere azukire bagasubiza neci gamushaka azukire hanyuma Jose karame turanezerewe kandi kongera kugaruka abantu benshi baba banagukumbuye kugira ngo uze ubaganirize cyane ko abantu bagiye banavuga ngo Jose rwose hejuru uradusetsa uratunezeza Imana hejuru akenshi ibiganiro byawe ukora bishimisha abantu benshi abakunzi bawe bamaze kuba benshi nokuri cyane Abanyamulenge baragukunda basita nibakomeze bankunde ntibazicuza kandi ndagukunda urakoze abantu benshi baragukunda ntibazicuza hanyuma dushimire n'abantu bari kuza kuri shene zacu bakareba Jose bagashyiramo amakomenti meza Imana ibumugisha Ego Imana wubahe Bobo Imana imuhe umugisha kubwo kunshyigikira Bobo gushatse kuvuga mutware wanjye my husband password y'ubuzima bwanjye best mutima my heart my king my
my love, my byose mayi byose Imana imuha umugisha Boba ahari kukaduha umwanya tukaza tugakora kandi tukaza gusurutsa abantu ndetse no kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Yego. Hari umuntu uherutse kwandika muri comment aravuga ngo ntabwo narinzi ko Jose ari serious cyangwa se ari serieze mu buryo bwo kuba yanakigisha abantu ijambo ry'Imana. Abantu bari bazi ko uri comedian gusa. Abantu bari bazi ko uri comedian mu buryo bwo kuza gusetsa abantu. Kuko abantu bari bakumenyereye kuri chaîne kwa Gerard. Mbasetsa dutangira duseka tukarinda turangiye. Ariko abantu bamenye ko Jose ari n'umukozi w'Imana. Hari n'uwabinyandikiye mu gitondo uri muri Amerika arambwira ngo Jose nagukundaga ariko birushijeho kuko uri umukozi w'Imana. Gusenga nzabikomeza nasanze harimo kunesha k'umukristo mu rugendo rwiwe sinzatinya ndimo gusenga ndashaka kuzapfa ndi umukozi w'Imana. Ndashaka kuzapfa nsenga ndashaka kuzapfa ndi umukozi w'Imana. Amen. Ufite icyifuzo cyiza buriya umuririmbyi yararimbye aravuga ngo Mana uzampe kugira iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi, iherezo ry'abantu bamenye Imana. Kuko hari igihe umuntu atangira neza agasoza nabi. Ugasanga umuntu yatangiye ari umukristo, yatangiye abantu afite ubuhamya bwiza, ariko igihe kikagera akagira iherezo ribi. Yego. Buriya umuntu witwa Salomo yanditse ibitabo byinshi, ndetse n'uyu munsi tugisoma bifite n'icyitegererezo, ariko Salomo nta kibazo. Salomo niwe mu mwami wabayeho ukomeye. Ukunzwe n'Imana n'abantu. Nta mwami uzabaho umeze nka Salomo, nta n'umunyabwenge uzabaho umeze nka Salomo. Ariko Salomo ikibabaje ni uko yaje kugira iherezo ribi. Yego. Yubashye Imana, akora byinshi, yandika ibitabo byinshi, ni nawe wanditse igitabo cy'umubwiriza. Ariko Salomo yagize iherezo ribi ryo gusenga ibigirwamana by'abagore be benshi yashatse, biza kurangira agize iherezo ribi. Bivuze ngo rero hari igihe umuntu atangira neza ariko amaherezo akazasoza nabi. Twavuga abambi benshi bivuze ngo ubwenge bw'isi nabyo rero ni ubusa. Kugira ubwenge bwinshi ukarimbuka nabyo ni ikindi kibazo. Ariko karimbuka ntacyo bimaze. Kwiga amashuri menshi ukarimbuka ntacyo bimaze. Kwiga amakaminuza n'amadokiteri ukarimbuka ntacyo bimaze. Kubaka ama etaje ukarimbuka ntacyo bimaze. Hari igihe nk'ubu wenda tuzagenda tubiganiraho. Hari ukuntu umuntu atangira ari mu buzima bubi buciriritse agasenga Imana, abantu bakabona afite ubuhamya bwiza, akabwira Imana, Mana nuntabara nzagushima, nugirira neza nunzamura nanjye nzagushima. Hanyuma yamara kuzamuka ubuzima bwe bwa nyuma bukazamubera bubi kurenza bumwe bwa mbere yararimo. Bivuze ngo rero iyo usenga ubwira Imana ngo Mana uzamfashe ngire iherezo ryiza, biba ari sawa. Twatangiye tutarasenga ariko bagira ngo twinjire mu kiganiro tumaze gusenga Imana. Mana nyir'ubutwari, Imana nyir'icyubahiro, Imana dukunda, Imana idukunda, ese umwami wacu Yesu Kristo, turakubashye turaguhimbaje iki gitondo, turagushimiye. Tugushimiye ko waturinze tutarabo kurindwa, tugushimiye ko watwimanye, tugushimiye ko watwimaniye imiryango, tugushimiye mwami ko waduhagazeho ibyaduhigaga bitwasamiye ntibibashe kutumira. Tugirire neza Yesu. Aya masaha rero tugiye gukora ikiganiro duhugurana tuvuga ku byanditswe byera, tugushima tuguhimbaza ibyo wadukoreye, dutanga ubuhamya bw'ibyo wadukoreye. Reka imitima ya benshi ifashwe kandi abari barimbutse babone ubugingo, babone ihumure mu izina rya Yesu. Abarwayi ubakize, abashonje ubagaburire mu izina ryawe Yesu Kristo urakarama. Amen. Ese kutajya umbaza impamvu iyo nsenze kabone niyo byaba bimeze gute ntajya nibagirwa abarwayi n'abashonje? Nabyo akenshi nkunda kubikumva urimo urasenga, nkumva usengeye abarwayi cyane, usengera n'abantu bafite inzara. Shaza karinzara iraryanira gahera.
buriya mba nibutse ibyo yankoreye. Inzara irakumunga ukajya ugira ngo irakurya amaso agahenengera abantu bakajya bakubaza ngo burya warwaye ryari ngo uvuye mu bitaro vuba aha kandi ari inzara. Hari umuntu ushobora kukureba uburyo usa neza wafunze uturinete iki byose urumva uburyo bafunze uturinete usa neza akavuga uti Jose ashobora kuba yaravutse mu nshyushyu ishushu akaba ariyo yamureze. Urabona ko asa neza rwose abantu bakakwitiranya ariko uravuga uti ngewe inzara ndayizi. Hari umwana wo muri Amerika wageze umbwira ngo kuva abaho inzara ntiramurya yabaho kuva avuka ntazi ukuntu inzara iryana. Nkwifurije ko umwana wawe yazagira bene ubwo buhamya. Ngewe inzara yarandiye ndavuga ati rwose irampamisha. Inzara yarakuriye irakurya, niyo mpamvu nyansengera abantu bashonje. Noneho ni ukuvuga ngo buriya usanga kenshi abantu benshi hari umuntu ushobora kuvuga ubuhamya abantu bakavuga se biraje koko byabaye kuri inzara arayizi. Bajya bampamagara bakambaza ati Jose koko ntuba uri gutwika ibintu tubwira byakubayeho nkabwira ati byambayeho rwose ndi imbere y'Imana ntago ndi kubeshya ibyo mbabwira byambayeho kandi koko byambayeho. Ese Jose hari umunsi wegeze wabaho ukumva ugiye kugarukira mu rupfu? Kandi ngewe rimwe naragiye kwiyahura nubwo se ni rimwe rani kabiri ngewe nawushije kwiyahura kabiri. Byagenze bite? Twari tumaze nka 3 tudateka. Inzara iri kuturya na mama na musaza wanjye arwaye mama ba mu nzu. Mama arwaye? Yego. Nyirinzu aza kutwishyuza mbura yo kwishyura inzu. Mbona finali ya nyuma ari ukwigendera mu Rusizi. Icyo gihe mwarakodeshaga? Twarakodeshaga. Nagaze mu Rusizi ku Rusizi mahurira n'umumama bita mama Baritazari. Nawe ni umuvugabutumwa arangarura. Arakugarura? Kuko yabonye ngenda nikoreye amaboko ndikurira ari nijoro nka saa moya. Kuko bari bazi ibibazo byanjye. Baravuga turi mwana none hashotse ikivu. Aragishotse arangarura. Imana imuha umugisha. Iyo nkiyahura uwo munsi ntago bumba ndi mama Raki. Njya nkamwibukira hako kantu ko yangaruye ngiye kwiyahura. Hari undi munsi nafashe urwembe ngiye kwikata bene uyu mutsi wahangaha. Sinzi ikintu natekereje bituma mbivamo. Abaye nk'aho umuntu wagiye kwiyahura akawuzirika mu kwaha se ko utari kwiyahura neza se byagenze ati ushyize mu ijosi wahita upfa. Nanjye navuze ati hano nshobora gukina ngapfa. Nkate koko burundu nkate impfe. Rero hari imikino utakina cyane ariko iyo umuntu yageze aho ngaho biba byakomeye pe. Hari urwego burimo ukavuga uti kweri ndi ku rwego rubi. Hari n'umunsi navuze ati wenda wajya mu ikamyo saza wanjye yazabaho neza bamuha amafaranga. Nabyo ni 3 kwiyahura nagiye mbitekereje ariko Imana ishimwe yo itararetse ngo nkore icyo gikorwa cy'ububwakazi. Njya numva ngo abantu biyahuye ngo baba bakoze igikorwa cy'ububwa cy'ububwakazi. Bari kuba inkunguzi. Ariko Imana ishimwe kuko yari gufiteho umugambi ntabwo byakunze ko wiyahura. None se Jose karame ni ryari umuntu yaba yaragukubise akuziza ubusa? Winyibutse inkoni umugabo bita Adidas utuye i Burundi mu ntara ya Kibitoki ikomine Gikiwa komine Gikimana we gusa nimba ari umudugudu wa Ntabo simbizi batuye bene iwacu nyine
uca mu ruho mu mazi ebwane uwo mugabo nabaga iwiwe dutukana n'umukobwa wiwe dupfuye ibijumba byo kotsa muri Nyirankono ndamutuka anyibye ibijumba byanjye yewe gaye niba abana botsa ibijumba muri za Nyirankono uko babyita yego ubwo uwo mupapa yumva turi gutukana n'umukobwa we yaragiye akura matera ku gitanda afata irate y'igitanda iriya sasa akuramo ka kabaho yarambataguye ngira inkovu ahantu iyo nyibonye nibuka izo nkoni Imana imubabarire izamuhe gukizwa mbega inkoni ubu ngo kuko ntukanye ngo banyibye ibijumba byanjye kabone niyo yari kuba nzijije ukuri sha yarankubise arambabaza pe arambabaza saa 12 mvi Burundi n'amaguru ntaha mu Bugarama nagaze mu Bugarama saa 5 z'ijoro Adidas nimba kiriho yewe kaye nimba kiriho akabagira smartphone ndamuramukisha yarankubise Adidas nizo nkoni nzi izo nkoni ziba mu bikomere byanjye nacyo ni igikomere mu bigeragezo nahuye nabyo bikambabaza narize iminsi 3 ntarahora kubera izo nkoni mbitekereza nkarira narize iminsi 3 ntaraceceka yaragukubise ni nko kubana Yesu Kristo ahubwo umuntu atinda gupfa yaragukubise arakwihaniza kwa kundi umuntu akubita umuntu ngo batarankubise pe yarampohoteye Adidas uko mugabo wabaga yukora yiki se wari ucumbitse cyangwa namuragiriraga ingurube nari umukozi wo mu rugo waragiye ingurube yirwa guragiye ingurube nzahira birakubabaje yangane ariko n'umuntu yibuka amateka y'ubuzima kuko Zakari uwo mugabo yaramfashe ampambirana n'uwo mukobwa wiwe arankubita pe ku buryo ngira inkovu umbajije ngo iyi nkovu wayitewe n'iki ntabona icyo ngusobanurira arayifata irate y'igitanda yikubita gutya imeze gutya nka kwa kundi utemesha umupanga ihita insatura umubiri neza nirirwa mu biti by'amavoka ntoragura amavoka yo yiwe uzi ihangane zihangane bibaho ni igikomere ari uko umuntu abaho ubuzima bubabaje urumva n'ubundi wari imfubyi icyo gihe wari wagiye guca inshuro ubundi ubuhamya bwa Jose buri mu masizoni kuko urumva ubuhamya bwe mu gice cya mbere kubana na musaza we mu muhanda iki na nyuma yaho aho hari nyuma y'uko muvuye mu muhanda ukajya guca inshuro icyo gihe mama yarakiriho icyo gihe mama yarakiriho urumva wari ukiri muto ihangane Jose ihangane garuka muri mudu yego garuka muri mudu bibaho n'ubuzima wanyuzemo kandi n'abandi bagiye bahura n'ibikomere nk'ibyo ngibyo ariko barakomeye kandi tunashima Imana ko hari aho igejeje ikora uyu munsi wa none utakiri muri ya mateka yahahise muri ya mateka tuyibuka kugira ngo tuzirikane ko Imana hari aho ikura umuntu Imana ishimwe kuba Imana yaragukuye hariya udapfuye nuko yari gufiteho umugambi mwiza kuko hari abantu uzaza guhumuriza hari abantu uzaza kubwira imirimo y'Imana uyu munsi wakureba ntabwo yakugereranya na Jose wa kera Jose wa kera rero reka dufate nkaho atakiriho hariho Jose mushya yego uyu munsi hariho Jose mushya hanyuma uyu munsi turi kuganira ariko hari umusaza watabarutse witabye Imana umupasiteri ukomeye wari ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda witwa Ezra Mpyisi Ezra Mpyisi wari umuzi ndamuzi nanamukundaga cyane ndamukunda Ezra Mpyisi yari umupasiteri mwiza cyane cyane nawe wagaragaraga cyane muri social media afite udushya twinshi usetsa abantu
uriya we banza nzamusimbura kabisa. Ezira arasetse. Bagira ni papa wanjye. Neza. Shagira ngo yaranyonkeje pe. Ezira yari umupasiteri usetsa abantu, ushimisha abantu cyane, utuma imitima y'abantu benshi isusuruka. Niwe mupasiteri muri iki gihugu watabarutse winzi wa innocent utashaka ikosa ngo uribone icyo bita ubugingo bundi. Yego, mbere yuko tumuvugaho reka dusome ijambo ry'Imana. Uramfasha unsomere? Wagiye ku ishuri nanjye nagiye kuragira ingurube z'abandi. Ari wagiye gutoragura amavoka. Dusome Zaburi 12 umurongo wa 4. Ugeze 6. Haravuze ngo Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzanesha indimi zacu. Iminwa yacu ni yacu idutwara ninde. Haravuze 6 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Amen. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Mbere yuko ngira icyo mvuga ku mukozi w'Imana Ezira Mpyisi watabarutse, warangije urugendo rwe nk'abasogokuruza ba Abrahamu, nk'aba Isaka na ba Yakobo, ab'Imana yasezeranyije ubugingo. Turabanza tuvuge ku ijambo ry'Imana kubera ko ari ryo rikuru, niryo ryatugize abo turi bo, niryo ryadukoze, niryo ryaturemye, niryo ryaremye iyi mikoro tuvugiraho. Iyo itarema abantu ngo babikore, ibaha ubwenge abazungu bo kubikora, ntago tuba turi hano, ntago muba mudukurikirana. Murabyumvisha ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzaneshesha indimi zacu. Iminwa yacu ni iyacu, udutwara ninde? Iminwa yacu ni iyacu, udutwara ninde? Ndabivuga ngendereye ku mukozi w'Imana Mpyisi. Mpyisi yari umuntu ufite ukuri kwinshi cyane, nta kwirarira yagiraga. Aragiye ariko akwiye kutubera urugero rwiza, yagiraga ukuri kandi ko kwihana. Naraye mbonye ikiganiro yakoranye na Gerard mbere yuko atabaruka, ari kuvuga ukuntu ngaru ibyo yakoraga ari umusore. Mu by'ukuri umuntu ubasha gutinyuka ari umukozi w'Imana, ari kuvuga hahise hiwe, avuga ati ibi narabikoze ariko nyuma naranesheje mbivamo. Nsanga yari umunyakuri kwinshi. Rero Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka azatsemba abantu bose bafite indimi zigira ute zishyeshya. Mwa bakozi b'Imana mwe, iriya myaka Ezira yari afite nuko yari yarakoreye Imana neza. Ijambo reka nkubwire ikintu nakuye kuri Ezira kinyobora ubuzima bwanjye bwose. Ezira yarambwiye ngo nintanywa inzoga sinsambane nzarama. Yarambwiye ngo ibyo byaha bibiri nimbyirinda nzarama. Yego, wowe waba waramukuyeho iki? Kuva uwo munsi numva iryo jwi, numva iryo jambo, ako gasitati bagakatitse bakagashyira kuri stati. Igituma umuntu numba ushaka kurama, irinda inzoga no gusambana. Nanjye mbisubiyemo, kandi koko ibyo bintu binatera umwako. Amafaranga wa mugabo we usohoye uri gutanga ku mugore w'ahandi ni inyatsi wowe ubwawe uri kwinjiza muri business yawe, ni inyatsi uri kwinjiza mu mufuka wawe. Ngewe n'iryo jambo ryo yavuze byinshi, ariko ibyo bintu bizanyobora kugeza igihe nanjye mpfuye. Sinzigera nywa inzoga, sinzanasambana. Niwo murage umubyeyi wanjye Ezira yansigiye. Rero ikindi kintu namwigiyeho ni ukuri kwinshi, kutirarira, kudashyeshya. Ngaguhamagara ariko gushakaho amaturo, aguhamagara gusengera, guhanurira ariko gushakaho indonke. Yego, n'uyu munsi apfuye yari umusirimu, yari umusirimu
uzi gusaza kuriya ukanarwara ntiwicwe n'impanuka ukabona igihe cyo kwitunganya. Buriya minsi yari amaze arwara ni Imana yari iri kumutunganya ngo utuntu twose twatuma atabona ubugingo adukemure. Rero bene data tudatinze, hari abantu benshi batubereye urugero rwiza, ba Yesuwa na ba Karebu, ba Eliya na ba Enoke. Uyu munsi Mpyisi nawe agomba tubera iki? Urugero rwiza. Namukuyeho ko ntagomba kunywa inzoga no gusambana. Nawe mu byo yavuze cyangwa se mu byo nzavuga, n'undi ibyo azavuga, hari ijambo rindi nakuye kuri Gitwaza, ubuzima bwanjye burahinduka. Mbere narorongotanaga mu bahanuzi numva ashaka ko hari icyo Imana yamvugaho, ariko ngo Gitwaza rimwe ari gusenga yicaye mu myumbati, haleluya, avuga ngo noneho rero wambwiye byinshi, ari gusenga ari kubwira Imana ngo ndashaka kugira icyo umbwira, ndashaka kugira icyo umbwira, ndashaka kugira icyo umbwira, ngo yumva akajwi gatuje mu muyaga ngo kavuga ngo ibyawe ngira icyo mbivugaho ngo cyangwa ngira icyo mbikoraho. Haleluya, yo Imana yacu nishimwe. Ngo yumva ngarigaye cyane, aravuga ngo yo najyaga nsenga nabi. Ahera uwo munsi avuga ngo Mana gira icyo ukora ku byanjye. Kuva nakumva iryo jwi imyaka hafi 10 irarangiye, njya mbwira Imana ngo gira icyo ukora ku byanjye. Sinkirorongotana mu bahanuzi, sinkirorongotana mu, iyo nshaka kivuga fata iki gitabo cy'ibyanditswe byera. Haleluya, narya mano ngasanga ahantu handitse ngo iyamuduhaye izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Imana yacu nishimwe. Narya mano ngasanga hari ahanditse ngo Imana yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero ikagusubiza. Narya mano ngasanga hari ahanditse ngo nzagutabara, nzakugirira neza, humura ndi kumwe nawe, ntutinye. Iki gitabo kirimo ibintu byadutunga bikadukiza, tugatunga amayetaje, tugatunga amamodoka, tudatanze ibyacu mu bahanuzi, tudatanze ibyacu mu bapfumu, tudatanze ibyacu mu bisambo, tudatanze ibyacu mu bantu batubeshyesha ijambo ry'Imana baryibisha ibyacu. Haleluya. Nigiye Mpyisiho byinshi, njyewe numva byinshi ngakuramo iri rimwe ryo kundengera. Ntago ari ngombwa ko iki gitabo cyose ugisoma ngo kirangize, ntago ari ngombwa. Nk'ubu ngubu hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo Uwiteka tuza mu mazu abakene. Amen. Nimba nararisomye nkaryizera urambwira ko nzapfa mu ikode gute? Ntabwo bishoboka. Uyu mwaka 2024 ngomba kubaka inzu yanjye yawe cyane rwose. Yego, bana banjye bakajya bataha bavuga ngo iki ni igipangu cyacu, tugomba kuyabamo. Yego. Ezira Mpyisi rero Imana imuhereza iruhuko ridashira. 6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Nukorera Imana neza ugasengana umubabaro n'agahinda, nta na rimwe Imana itazigera ikugirira neza. Imana izakwitaho, Imana izagusubiza, Imana izaca inzira aho zitari, izakenyuruza abami n'abamikazi gukenyeza, Imana izakurwanirira, Imana izakiza indwara urwaye. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahagurutse. Mureke dukorere Imana.